iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu niwe umfata. Aye, Yesu aramfata we, iwe akankomeza mana we, kuko ankunda bihebuje, mana arankomeza we, Yesu we, Yesu aramfata la wala boliamo, akankomeza kuko ankunda we, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Shalom shalom, ndabasuhuje cyane abakunzi ba Elayo TV, amahoro y'Imana mubane aho muherereye hose, turambura ibiganza dusuhuzanye, gusuhuzanya kwera. Haleluya 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 haleluya. Nsuje abantu bari mu Rwanda, nsuje abantu bari Burundi, nsuje ahantu waba uherereye hose, ndagusuhuje muri Australia, muri Amerika, Burayi, mwese mumeze mute, mumeze mute, mumeze mute, mumeze mute, mumeze mute. Twagarutse hari ibintu biba biri ku mutima wacu, tukavuga ati tubibasangize. Wowe ugeze kuri Elayo TV nibwo bwa mbere, ikaze. Utari wakora subscribe, ikore tujye tubana mu gihe dushize ibiganiro uhita ubibona. N'abandi bantu mwamaze kuhagera, Imana ibahe umugisha, mubone ibiganiro mugahita mubisharinga, namwe mugenda mudushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, batugurira amazi, abadufasha kugira turi gutegura uburyo twabona kamera, turi gushaka uburyo twabona kamera kugira tujye dukora ibiganiro byiza. Ibyo bintu mukomeze mu bisengere, tubone kamera, mwabyumvishe, tujye dukora ibiganiro byiza. No kudushyigikira rero, uri kubona kitazava mu ijoro ngo imanuke itwikubiteho, ikeneye amafaranga kandi murayafite. Nukuri uko Yesu agushoboje, nimero yanjye ibiraho hasi, wadushyigikira. Imana ibahe umugisha, mwese mugenda mudushyigikira mu buryo bumwe. Imana ibahe umugisha kandi bakubire. Nsubuje n'abantu bari muri Kenya, nsubuje ahantu hose uherereye hose, ndagusuhuje. Amahoro y'Imana mubane. Twihute rero tuganire ku kiganiro cy'uyu munsi. Kristo akoze kubana natwe, nyemera amaraso ya Kristo kotavo enemo, amaraso ya Kristo tugaragariye imbaraga z'Imana ziganze, tuvuge tuyobowe nawe, ntabwo dushaka kwiyobora kandi dukoze karajyaka ku munwa. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, Kristo wera wabambwe, ibitavuga Imana byose bicaca katoka daimoni mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo kutangiranye natwe kandi uri busozanye natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Kamere kuri aba bantu, umuntu uzi ko atari yakizwa, hari inzozi ngiye kuganiraho, ngiye kuvugaho, ngiye kurotora, ariko umuntu utari wakizwa, umuntu warukijwe akagwa, Yesu aragushaka. Garuka umuhamagare kuri iyo nimero, wature. Ni igihe cyo gukizwa neza, ugakorera Imana nk'uzapfa ejo. Yesu araje arega, aje. Hari igihe Imana yatubwiraga ati ngo mubwire abantu ati ndaza vuba. Iki ni igihe Yesu agiye kuza, amaje guhemba no guhana, aje gusarura. Azagusa kandi ibiti byose bitera imbuto azabishira mu muriro abitwike. Azagusanga umeze uti, wagira n'imperuka yawe. Karibu rero, niba waraguye mu byaha, karibu. Yesu aracishaye ku ntebe y'imbabazi, arababarira. Hari uwavuze ngo niyo byaba bitukura tukutuku, Yesu arakweza. Ako kare gaciyemo rero, tuba tugomba kubivuga kugira dukorere Imana cyangwa tugendane muri uru rugendo twejejwe, twakuyeho ibyaha. Unapfuye uvuga ati haraho najya. Katwivugire ku nzozi. Ejo navuze ku bintu by'impeta, noneho nsoza ikiganiro mpita nibuka ibindi bintu ntacometsemo. Hariho abantu nabo rero, tukiri kuri gahunda y'impeta, hariho umuntu urota bari kumwambura impeta, ugasanga hari umuntu wakundanaga nawe, ugasanga bari kukwambura impeta. Ibyo biba bishatse kuvuga iki? Noneho hariho n'abantu barota ugasanga uri umugabo n'umugore murubatse, ukabona umuntu hari uwari kumbwira ati uzi ko narose, ati nabonye umuntu turwanira impeta ariko ngo ndayimwambura, ngo hari wavuze ati njye nayigundiriye. Ibyo ni bidayimoni, ni satani, ni abantu baba bashaka ngo mukore gatanya, mukore divorce, ukayigundira. Iyo ubonye bayikwambuye rero ukabona barayitwaye, wanamenya ko divorce yihuse. Ubonye bayitwaye, fata amasengesho usenge, wange divorce. Hari n'undi muntu twasenye, umugabo we yaramumereye nabi, wanamuhoza ku nkeke bimeze nabi, turasenga akarota. Umugabo we yari yanamusabye divorce,
turasenga Imana yo kabyara ikuraho divorce. Agiye kubona abona ibintu by'ibipapuro by'ibidivorce ari kubicagagura. Mwabyumvisha hari igihe rero nawe mukobwa cyangwa umusore ukundana n'umuntu mugiye kubana ukabona bari gushaka, hari n'ababona umuntu ari kubitambikamo hagati. Hari uwambwiye ati uzi ko nabonye umuntu ari gushaka kubitambikamo hagati. Ibyo byose biba bishaka kwerekana yuko urangaye, ubukwe butaba. Wabyumvishe? Noneho nawe wubatse urangaye ntubisengere, urwo rugo rwasenyuka hakaza ibintu bya divorce. Divorce kandi Imana ntabwo ikunda. Rero niba urota izo nzozi bari kukwambura impeta, cyangwa we ukiri muri fiyansa ukabona impeta yawe barayitwaye barayikwibye, menya ikintu Imana iri kukubwira ko ibyo bintu bitagihari. N'ikibiri gushaka kukubwira ati bisengere kuko ari ngewe wabivuze. Ariko Imana ibyivuze ubikurikirisha amasengesho, kandi n'ibyo Imana ikoze abo bamaze kubaka, ibyo Imana ikoze cyangwa ibyiremye ubikomeresha amasengesho. Ntabwo bivuze rero ngo igukoreye ubukwe ngo ugende uryame, ukomeza gusenga. Ibivuye ku Mana kwa Mana bivuye ku mavi bikomezwa n'amavi. Haleluya. Nawe niba mwarakundanye Imana ivuze, ibyo bintu biba bigomba gukomezwa no guseletoste tovoketa abonemo. Imana ibaho umugisha. Tugira groupe yitwa abanyamwuka dusengeramo. Abanyamwuka turafata isi yose, habaho ibihe byiza byo gusenga, kumva ubuhamya, gusengera ibyifuzo. Tugira nibature saa 9 za nijoro turabyuka tugasenga. Habaho ibihe byiza. Mu gitondo twumva ijambo, buri wese abona ijambo. Mbese haba kuwa gatanu twiyiriza ubusa, ni nk'urusengero. Nanjye hari igihe nigeze kujya hanze narakurikirana ngavuga ati Imana ishimwe yaduhaye abanyamwuka. Urabona baba bari hanze badafite n'insengero, ariko hari n'umuntu uri hano mu Rwanda byo mu rusengero bitanamuhagije. Aho waba uri hose rero ni ahantu haba ibihe byiza muri groupe abanyamwuka. Nawe unyandikire kuri iyo nimero ubundi tukwakire. Abantu mwagiye mu inzozi iyo nayo nazisubiza urongera ukanyibutsa. Dutekera ubukwe, keke za anniversaire n'iz'ubukwe, mujye muduteza imbere. Ndumva ari ibyo muri make tubivuze byose. Wowe urota ibintu bitandukanye ukabyibagirwa, ujye umpamagara tugusengere. Hariho n'abantu ariko baba baragiye ufite inzozi zindi ushaka ko tugusobanurira cyangwa izo tuzavugaho, ujye wandika muri commentaire. Siko bivuze siko bimeze, mujye mubonye ibiganiro sharinga no kubandi. Abantu mwese mushaka kudushyigikira, nimero yacu iri aho hasi. Ndumva ari ibyo. Imana ibaho ereto pesta kora vora bore na mone ya stavo. Babantu nyakubaha Imana barota zino nzozi bari kwibwa impeta, bagarurire ayo masezerano yacunge, ubabe hafi mu izina rya Yesu. Barinde kunyagwa, dayimoni wabanyaga umutweka mu izina rya Yesu. Kino kiganiro giherekeresha imbaraga n'ibimenyetso n'imirimo n'ibimenyetso n'ibitangaza. Urakoze kubanya natwe dushigikiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha mwese, ndabakunda cyane. Shalom shalom. Amen.